Ngiye kwirirwa nkomeje gushima Imana data wa twese, ukomeje kuturindira mu buntu bwe, ukomeje kuduha amahoro mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi turimo, ahabwa icyubahiro. Tugiye gukomeza kwiga amagambo tubona mu gitabo cya mbere cya Yohana. Uyu munsi wa none tugeze ku gice cya gatatu, aho bavuga ngo abana b'Imana n'abana ba Satani abo ari bo. Abana b'Imana n'abana ba Satani abo ari bo. Urwa mbere rwa Yohana igice cya gatatu. Tugiye kugisoma cyose dukurikire. Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwo aboneye. Umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha nibwo bugome. Cyangwa yishe amategeko, kuko icyaha ari ukwica amategeko. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo. Uwo ni Kristo. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, ntihakagire ubayobya. Ukiranuka niwe mukiranutsi, nk'uko uwo ari umukiranutsi. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'umuntu w'Imana yerekaniwe ni ibi. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi: ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Ubwo ni ibyaha nyine. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Icyo ni cyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Ndabisubiramo. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Ubwo nibwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere, ngo dukundane, tutamera nka Kayini wari uw'umubi akica murumuna we. Mbese icyatumye amwica ni iki? Ni uko ingeso ze zari mbi, naho iza murumuna we zikaba nziza. Bene data, ntimutangazwe n'uko ab'isi babanga. Twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo, uko dukunda bene data. Udakunda aguma mu rupfu. Umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Iki ni cyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Ariko se ufite ibintu byo mu isi akareba ko mwene se akennye, akamukinga imbabazi ze, urukundo rw'Imana rwaguma muri we rute? Bana bato, twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri. Icyo ni cyo
kizatumenyesha ko turi ab'ukuri, tukabona uko duhumuriza imitima yacu imbere yayo. Nubwo imitima yacu iducira urubanza, kuko Imana iruta imitima yacu kandi izi byose. Bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza, turatinyuka imbere y'Imana, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo, tugakora ibishimwa imbere yayo. 23. Itegeko ryayo ni iri: ni uko twizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo, tugakundana nk'uko yadutegetse. Ndayisubiramo: itegeko ryayo ni iri: ni uko twizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo, tugakundana nk'uko yadutegetse. Kandi uwitondera amategeko yayo aguma muri yo, nayo ikaguma muri we. Kandi ikitumenyesha ko iguma muri twe ni umwuka yaduhaye. Ndashaka gutsindagirira ijambo riri ku murongo wa 23. Itegeko ry'Imana iryo ari ryo: itegeko ryayo ni iri: ni uko twizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo, tugakundana nk'uko yadutegetse. Imana ihire ijambo ryayo, kandi ikomeze kudusobanurira ibyo ishaka ko tumva neza, mu izina rya Yesu. Amen.